Yes, reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza inshuti bakunzi bacu muri hatandukanye mudukurikiye twizere ko meze neza cyane muryoherewe n'ubuzima kuri uyu wa mbere w'icyumweru wa tariki 7 z'ukwezi kwa karindwi nitwa Tuyishime Gilbert. Kuri uyu munsi turi mu Nzove turi gukurikirana imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport yatangiye imyitozo tariki ya mbere ndetse iracyayikomeje bivuze ko uyu nguyu ari umunsi wayo wa karindwi itangiye imyitozo. Amasura mashya mu Nzove, uburyo bw'imitoreze idasanzwe ni bimwe mu bikuranga imyitozo ya Rayon Sport ku buryo uri kubireba kabisa ukabona ko ni imyitozo itandukanye. Ese Afami ya Rotif uyu munsi imyitozo ari gutanga imeze ite? Ese ekipe muri rusange ihagaze ite? Amasura mashya ari mu Nzove nayahe? byose uyu munsi natabanyikiyeyo ndavuga ngo reka mbazanire details yuzuye zirambuye. Hanyuma turaza no kuvuga kuri transfer ku bakinnyi bandi Rayon Sport iraza kwerekana. Murabizi ko no ku kijyanye rwose no kubabwira abakinnyi A1 ni shwadiru ndiyo cyane ndi imbere cyane ubwo ntimuze gucikwa. Hanyuma rero icyo usabwa cya mbere wowe nuko aramaze gukora subscribe. Niba utarakora subscribe uyu munsi nicyo gihe nako kanya terekaho kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibingibi biryoshye ujye ubasha kubona ko none twatangiye kumanuka mu Nzove nitumeze neza cyane ujye ubasha kuryoherwa. Ngira ngo muragenda mukurikirana imyitozo kabisa nta kibazo na kimwe gihari n'iki na kimwe 5 kwa 5. Icyo nabonye cyo kimwe nuko umutoza Afami ya Rotif ku myitozo ari gutanga urebe kwikona mbere na mbere. Yes, jesiri urabona ko ni imwe mu myitozo myiza pe, ni imyitozo myiza. Uburyo abakinnyi bari gutozwamo ni uburyo bwiza. Hanyuma abarimo barushema Chris bamaze kugera mu Nzove bari kwitoza. Abarimo ba Musore Prince nababonye, abarimo Tambwe Gruale barahari mu Nzove, abarimo Muhammad Cheli barahari bameze neza cyane, abarimo Drissa Kuyate barahari rwose mu Nzove barakora ujye ukareba nta kibazo. Hanyuma rero abakunzi benshi bacu bari bantunye ngo ngende mbarebere ntese abakinnyi bashya bari kureponda gute, bari kwitwara gute. Nanjye ndi ijisho ry'umunyamakuru nyine, ijisho ry'umunyamakuru rwose ni nka rimwe ry'umushyitsi ngo ntirizinduka ahubwo riba ryagiye kureba. Nanjye rya rero ntabwo ryazindutse gusa yari ryagiye kubarebera ngo rirebe izi ntwaro uburyo zihagaze. Gusa abakinnyi bose ntabwo bari bagera mu Nzove. Ubwo abo ndakubwira bataragira mu Nzove hari abatarasinyishwa nyine bagomba kuza gusinyishwa. Abo bose ntibari bwahagere ubundi byibura kuwa 3 kuwa 4 gutyo, kuko ngiye kubabwira n'abandi bakinnyi Rayon Sport irasinyisha mu kanya. Ni ibintu bizaba ari full package, ari full mukoko. Uwitwa Afami ya Rotif abagenda akora utuntu hagati agenda bereka amageste nk'amwe ya Pep Guardiola babwira ati mwubake gutya mucurike trigonometry gutya. Ni binyampande mwubake. Ubona ko nyine ari gutanga imyitozo iri ku rwego rwiza mu by'ukuri kugeza kuri uyu munsi. Urebeye inyuma nubwo wenda tuba tutazi amataktiki kuko akurikirana, ariko urebye ku maso urabona ko numwe mu batoza bari mu myitozo mo indani. Ikindi cyo kwishimira nuko ubu ngubu aho bigeze anga sofa imyitozo ya Rayon Sport iri gutangira ku gihe. Ntabwo ari imyitozo iri gukererwa nkuko byari bimeze sezo ishize ijya kugana ku musozo. Rwose yabaga ari imyitozo yatindaga gutangira, rimwe 10:30 ubundi 10:20. nyine nta saha yari ihari ifatika twavuga ngo iyi saha ngo tuvuge ngo imyitozo ya Rayon Sport iba yatangiye. Ariko kuri iyi nshuro urareba ko ni ibintu byamaze gukosoka mu Nzove kuri iyi minsi bamaze bakora imyitozo. Hanyuma rero nitegereje cyane abakinnyi bashya cyangwa se ndibona agende babashya mu bijyanye n'imikinire. Umukinnyi narinzi ku ikubitiro yitwa Rushema Chris.
Rushema we uburyo bwe bw'imikinire ndabuzi, we nsanzwe muzi, nta byinshi nasabwaga kumurebaho. Ni umwe mu badefenseri beza bakina umupira mwiza, babajeni, bavuga ngo umukinnyi ni umujeni w'umunyabwenge, ikindi w'umubola, baro yimuguyeho ntago imera nk'iguye ku rutare, arayikontorora, ikindi akinisha ubwenge cyane. Ubwo nicyo kintu cyo kuba umujeni navugaga. Muri defense ntabwo ari umudefenseri wihuse, ni umudefenseri ukina tuje, agakinisha ubwenge. Ikindi ni umusore muremure ushinguye, abazi Prince Rudasingwa, rutayizamu wa Rayon Sport, bari muri range imwe mu burebure. Arifora ku mipira y'amaguru, arapangura fresh, ku mipira y'imitwe aridetasha. Urareba abakinnyi biruka mu kibuga ukabona ko niwe mukinnyi muremure uyu munsi twavuga uri mu nzove. Kuri uyu rwose Rushema Chris we ntabwo namudutaho, cyangwa se nta nubwo nafata umwanya munini mukurikirana ngo nze mbabwire ngo ni gutya kina cyangwa ni gutya, kuko ngiye n'umukinnyi nakurikiranye kuva ava mu ntare kujya muri Marine, ukagenda ukajya muri MVC, ndetse burana mbere yuko ajya muri MVC Rayon Sport yigeze kumwifuza icyo gihe, ariko hazamo ibintu by'uko hari hakiri amasezerano n'iki ntibyakunda ko aza muri Rayon. Uyu munsi rero yajemo, amaze gukina indi season nziza iri clinique muri equipe ya Mukura. I think ko ni mwiza kandi azaderivaringa mu by'ukuri ku rwego abakunzi ba Rayon Sport bashakaho, cyangwa se ku rwego rw'umukinnyi w'umunyarwanda. Ndi sure ko Rushema Chris azabikora ku kigero cyiza. Mu myitozo ntaga ni gukora ibinyuranye n'ibyo, biragaragara umukinnyi wumutse, fitness irahari, yasoje seza kinahagaze neza, muri role kuri role rwose ari kubikora neza cyane, ari kugerageza gutanga ibyo afite byose. Yitwa Rushema Chris, ari kubikatanga. Uwo ni umukinnyi wa mbere w'umunyarwanda. Uwa kabiri mu nyemere mvuge ko witwa Musore Prince. Uyu Musore Prince ni umukinnyi ukina yugarira kuri gatatu. Buri abakinnyi bakina bugarira kenshi, cyane cyane baca ku mpande. Ikintu cya mbere kuri we uba ukwiye kubona ni speed, ni ukwihuta. Icya kabiri ni overlaps. Icya gatatu nyine n'ubwo buryo bwo kugarira bwiza. Urugarira neza, ariko ekipe nigera no mu gihe cyo kwataka ugomba kuza kuba uri tayari, urumva, ukazamuka ukagerayo. Mu gihe cyo kugaruka ukaba uri tayari ko uragaruka ku gihe. Ikindi ukaba uri umunyabwenge. Ibyo bintu ku mukinnyi w'udefenseri nibyo dukwiye kureba. Aho bigeze rero ahangaha, bitewe n'uko Rayon Sport iracyakora imyitozo nyine isa n'iyoroheje, ntabwo irakomera. Urugamba rwo gushaka line-up ya 11 ntabwo ruri bwatangire. N'abakinnyi bari mu nzove uyu munsi barishyiramo ko abaprofessioneri batari bamanuka. Kuri Musore Prince uramureba ukabona ko afite akantu ka fitness irahari. Ikijyanye na fitness rwose cyo kirahari neza cyane, 5 kwa 5. Ni umusore wihuse, ariko ntago ndatangira kubona ya mayeri cyangwa se bwa bushapu kuba ari sharpness, kuba yihuse, kuba atyaye, kuba yazamuka muri deka ziri gukinwa. Nibyo iyi kipe umukinnyi araderivaringa, arakora byose, ariko nyine ntabwo turatangira kubona mu by'ukuri Musore Prince uri differa wihariye twavuga ko ari gatatu hatari. Ariko uko bizagenda bikunda ntekereza ko tuzagenda tumubona, cyane cyane bijyanye n'uko hari n'ukuntu muri ikirere kiba ataramakinga nacyo, ikindi ataribona muri squad. Gusa ni umukinnyi nawe bigaragara ko ashobora kuzabikora bijyanye na taye, umubiri we, uburyo ahagaze, imisusire, imbaraga, ubwenge. Ikindi yari ari muri ekipe nziza ya sezo. Navuga ko kuri Musore Prince
bishobora kuzagenda neza cyane. Undi n'uyu witwa Tamwe Gloire cyangwa se Magloire, uyu nguyu akina ku 8 na 6. Umutoza Afami ya Rotif uyu munsi ari kumukoresha cyane nka nimero 6, bitewe nuko bari nimero 6 ba Rayon Sport bandi ntabwo bari bahagera, yaba Sef ushobora kuzagwa muri Rayon Sport, yaba Kanamugeroje ntabwo baratangira imyitozo abo bose. Hanyuma rero uyu musore twavuga ko uyu munsi niwe wari nka nimero 6, ariko urebye uburyo arekipera umupira, urebye uburyo utanga, urebye uburyo wambura, ubwo kuri karite eshatu za milieu récupérateur hari uburyo wambura umupira udakoze amakosa, hakaba uburyo iyo umaze kuwambura uwutanga bikagukundira ugafungura ikibuga open play, ikindi ukaba wihuse. Kuri uyu Tamwe rwose aho bigeze ahangaha amagingaya imyitozo igeze, navuga ko izo karite zose agerageza kuzigira, arazifite izo karite zose, nubwo we akubwira ko anezererwa cyane cyangwa se yishimira cyane gukina ku 8, kuko niyo ari kuri 6 nk'igihe bari gukina deka ubona ko abagenda akina azamuka cyane, arazamuka cyane rwose, aragenda agaheza, rimwe na rimwe ekipe ikaba yakwisanga muri manka cyangwa se ikaba yakwisanga mu cyuho cyo kuba uri kuri 6 yazamutse cyane agaheza, bityo bikaba byashyira ekipe mu kaga. Ubwo wenda nuko ari kwifashishwa, ariko uyu Tamwe Gloire rwose nibikundira umutoza wa Rayon Sport Afami ya Rotif azamushyire ku 8 uko namubonye. Na 6 yatera rwose nta kibazo, ashobora kuza akintervena agatanga ibyo afite byose, akabitanga ibintu bikanagenda neza cyane. Ariko navuga ko bibaye byiza, bibaye katanga umusaruro uhagije, akwiriye kuba ari kuri nimero 6. 6 ye iryoshye. Ubwo nawe azagira igihe cyo kwidistinga, nawe nicyo ngicyo naba muvuzeho. Hanyuma ndababwira ko imyitozo ya Rayon Sport mw'abantu mwe kuyifata ntago byari byemerwa. Nuza kugayira iryo shusho, ubwo uzatubwira uburyo dushobora kukuzaniramo ishusho wishimira, uko twewe urwego rwacu rwarurwo. Ariko kiba gikomeye kwanza nta nubwo nkuko maragiye mu Nzove, kiba gikomeye si ukureba ishusho ryiza ry'urubogobogo, ahubwo igikomeye aba ari ukumva ibyo nkuzaniye nkubwira performance y'abakinnyi. Niyo mpamvu ukwiye kumva rwose ntiwihutishe. Hanyuma undi ni umusore, ubwo maze kubabwira abangahe 3. Undi abandi ni aba Barabu, exize akantu mukihanganire, reka ngakoreho kavemo, aho ndumva kavuyemo. Abandi ni aba Barabu barimo Mohamed Cheri ndetse na Ryan Amwamesh, nabo bakomeje imyitozo. Uko nababonye mu maso yanjye nk'umusesenguzi cyangwa se ku ijisho ry'ubunyamakuru, ni bamwe mu bakinnyi b'ababola, babakinnyi bakina umupira bazi ubwenge bwinshi, bamukinnyi uzi ubwenge bwinshi kuri balo, ku buryo nimuhuriraho icyo arakora n'iki ni ukugucenga ugasigara utoragura ibyatsi. Utuntu bari gukora mu kibuga, abara ba Rayon Sport iyi sezo tugiye kujyamo, mushobora kuzaba muri bamwe mu bafana bari kuryoherwa cyane no kureba umupira w'amaguru. Ekipe ishobora no gukina igatsindwa,
ariko ukaba wogeje amaso. Aba bahungu rwose bose bazi umupira, uretse ko witwa Ryan Hamameshi we afite ukuntu afitemo akantu k'ubunebwe cyangwa se ko kutihuta, bigaragara ko nyine n'umuntu wari umaze igihe kinini adakina, ni nayo mpamvu akigera hano mu Rwanda yihutiye kujya mu myitozo. Hanyuma uyu Mohamed Cheri cyangwa se Mohamed Cheri we biragaragara ko arihusemo ukuntu kurenza uyu Ryan Hamameshi, ariko bose iyo bafite baro ngo aba bakinnyi bandi basanzwe kubataka baritonda. Iyo afite baro kujya kumwataka uritonda, kuko iyo uhubutse agukoza isoni ku rwego rugaragara. Ubwo rero abona n'abandi bakinnyi babiri twavuga beza bari mu gukora imyitozo mu Nzove. Umwe yarasinye, mbibutse uyu Mohamed Cheri yarasinye, usigaye ni Ryan Hamameshi. Rayon Sport ntabwo yari yadesida ko izamusinyisha, ariko gusinyishwa kwe bikazava we ubwe mu bushobozi bwe azerekana. Yaba atabwerekanye, gusinya bikaba ari ikibazo. Ubwo icyo asabwa ni iki? Arasabwa gukora imyitozo y'umwihariko. Uyu munsi Ayabonga ntabwo yari yaza, nababwiye ko yagize ikibazo muri famiye, abura umubyeyi, biba ngombwa ko kuza kwe habaho delay, habaho gukererwa. Ariko uyu munsi ndumva bari kugenda bakurikira iyo basoza, ubwo bivuze ko vuba cyane dushobora kuza kubona uwitwa Ayabonga Lebits amanuka mu Rwanda, kugira ngo aze kuza afata abahunga basore abatyaze ibintu bigende neza cyane. Hanyuma kandi murabibonye ko uwitwa Bakame yamaze kuba atangira inshingano nk'umutoza w'abanyezamu b'ikipe ya Rayon Sport. Nawe ari kutoza abanyezamu barimo Yves, ndetse Yves murabizi ko n'umupeti nyine wavuye muri junior ya Rayon Sport, ndetse n'uyu Drissa Kuyate nawe ari kwenda bakoraho. Hanyuma rero abarimo Bagayogo, nimwe mu banyamahanga rwose bitabira imyitozo ya Rayon Sport hakiri kare cyane. Abandi bari mu myitozo ni Baganijuru Eli, nawe nyuma yo kubintizanya muri Viziyo ikamanuka byarangiye agarutse mu rugo. Ubwo mu gihe Rayon Sport itaragura nimero 3 yo gusimbura umusore Prince, Ganijuru ashobora kuba ari we nimero 2. Abandi ni Serumogo Ali Omar wamaze kongera amasezerano, ndetse n'aba Biramahira Bedi bongera amasezerano, bamaze kuba basubukura imyitozo. Abandi benshi ni ba Paul Jesus Sindi, abandi ni ba Ishimwe Fisto, abandi ni ba Iradukunda Pascal, abandi n'abakinnyi n'abapeti bato bo mu tudemi bagiye bazamuka kugira ngo bazofasha ikipe nkuri imyitozo. Abandi ni ba Kabange, ngira ngo murababona. Muri rusange iyo niyo kipe ya Rayon Sport yatangiye imyitozo. Abandi bakinnyi babasinya baratangira kwenda bamanuka, batangiye kumanuka kuri uyu wa mbere, ejo kwa kabiri ndetse no kwa gatatu. Ngayo nguko uko niko bimeze. Ubwo akazi ko mu Nzove k'uyu munsi nuko kagenze. Nzakomeza kwenda mbikurikirana imyitozo buri munsi, nzankora ibishoboka byose nzajye mba ndi mu Nzove. Mwe mukore subscribe gusa, nta hindukira ngo byose mujye mubikurikirana uko byakabaye, nta na kimwe kibacitse. Hanyuma ndababwira ko rero muri Murera tuve ku myitozo, hari ibaruwa ya Yanga, hari abakinnyi uburyo barakoza kwenda basinyishwa, ndetse n'ibijyanye n'itangira rya shampiyona biri mu bintu tugiye kuganiraho. Biri mu bintu tugiye kuganiraho, bityo murasabwa kuba muhari n'ubundi nabyo kugira ngo mubyumve. Ubwo icy'imyitozo cyo nuko uyu munsi nta byinshi twaba tuvuze, ibyinshi tuzagenda tubivuga. Ba rutayizamu bategerejwe baramaze kumanuka, ndetse yemwe n'abafana baramaze gukomorerwa. Erega buri impamvu abafana batarakomorerwa mu byumve si ikindi, nuko Murera nyine ntago bakinnyi bose bari baza, ntago bose bari baza mu by'ukuri.
ntabwo bari baza, ubwo nibaza nibwo bizahabwa umurongo uburyo abantu bakwitabira imyitozo, ariko ubwo mu gihe bataraza tuba twiranja muri ubwo buryo tubibireho gatoya ni ukubibiraho gatoya cyane. Hanyuma twihute, Rayon Sport igiye gusinyisha umusore witwa Ntarindwa Aimable. Ntarindwa ngira ngo twamuganiriyeho igihe kinini, Ntarindwa Aimable n'umwe mu bakinnyi b'abakaseri. Uyu munsi byari biteganijwe ko bitarenze saa 9 agomba kuba yateretseho amasezerano, bivuze ko Rayon Sport ejo kuwa kabiri iraza kwerekana Ntarindwa Aimable nk'umukinnyi wayo mushyashya. Ubwo niwumva Ntarindwa Aimable yinjiye, ubwo urahita usiba uwitwa Sidi Sall. Ubwo Sidi Sall ntago araza kuba kinjiye. Ntarindwa Aimable yinjira, Sidi Sall uhita uhanagura. Nicyo bisobanuye. Ntarindwa Aimable yakinaga Mukura, agiye gusinyira Rayon Sport imyaka 2 kugeza 2027. Niwe uzaba ari muri Mediane afatanya na Sefu, nta gihindutse kuko na Sefu ashobora kongerwa amasezerano hafi aho ngaho, cyangwa se akaba yazayikinana n'uyu musore witwa Tambwe Gloire. Ubwo byari biteganijwe ko uyu munsi uraza kuba dufite statement open, ariko kugeza amagingo aya ngaya Rayon Sport ntirayitangaza, ariko ndababwira ko anytime araza gutangazwa nk'umukinnyi mushya w'ikipe ya Rayon Sport Ntarindwa. Murabizi ko ni deal nyinshi tumaze iminsi tubabwira kandi zikaba successful, ntago twabatenguha nuko ri kose, nta nubwo twababeshye. Uwo numwe undi ni Bigirimana Bed, nawe utegerejwe i Kigali, agomba kuza gusinya amasezerano yo gukinira Murera. Agomba kuza gusinyira Rayon Sport, we arasinya umwaka umwe, ndetse Rayon Sport ikaba inashaka ko nta gindutse bikunze bibaye byiza aba bakinnyi babiri bombi aberekanira rimwe icyarimwe rwose, abareyo mukabarebera rimwe, akaba ari signing ebyiri icyarimwe, kandi ntabwo ko zaba ari signing nziza cyane. Abed ndetse na Ntarindwa Aimable. Hanyuma Rayon Sport ikaba itegereje rutayizamu, nawe ibiganiro byamaze kugenda neza cyane, anytime araza kumanuka. Ni rutayizamu wa hafi, ntabwo ari uwakure. Gusa Rayon Sport yabigize ubwiru, urumvikana ko mu bakinnyi 10 bagomba gusinya, hamaze gusinya bangahe? Rushema Chris, Musore Prince, Tambwe Gloire, Mohamed Cheri, Dirissa Kuyate. Hamaze gusinya abakinnyi 5 uvanyemo abongereye amasezerano. Ngo nuvuga ko Rayon Sport isigaje abandi bakinnyi 5. Isigaje abandi bakinnyi 5. Ubwo muri abo 5 nzimo 3. Uyu Ntarindwa, rumva, na Bigirimana ndetse na rutayizamu. Ubwo abandi 2 basigaye nabo tuzagenda tumenya imyanya bakinaho, nabyo tuzayibabwira. Hanyuma Yanga yamaze kwemera Rayon Sport kizaza Kigali. Ubu ngo Rayon Sport ikisigaye kudiringa nacyo nukumenya ese umukino izawushyira he, amatariki n'iryari. Gusa bikaba amahire ko shampiyona iza yigizwe inyuma ho gato, bitewe nuko imikino nyafrika yo iri mu kwezi kwa 9. Bivuze ko APR na Rayon Sport uyu munsi nta pressure zifite nini. Super Cup ishobora gukinwa tariki 25 z'ukwezi kwa 8. Ubwo Rayon Sport igomba gutegura uburyo nta gindutse tariki 15 Rayon Day yaba, nibwo bari gupropose tariki 15 rwose, nta gindutse nibwizaba. Hanyuma bakakira ekipe ya Yanga. Mwarabyushe ko Rayon Sport yamaze kwakira miliyoni 144, narabivuze ahangaha. Hanyuma ubwo ayo n'amafaranga izakoresha yiyubaka. Rayon Sport igomba gushaka amafaranga kuri Rayon Day. Yanga yamanutse yaje i Kigali, mon frère, tike ya make ntabwo yajya munsi y'ibihumbi 5. Iyo ni match bigomba kwishyurwa. Rayon Sport muri iyi minsi ifite ahantu henshi ho gukura udufaranga henshi hagiye hatandukanye, kandi dushobora kuzayifasha ikaba yagenda ikisanga mu matsinda
mu gihe cyose hazaba habaye organisation nziza, organisation nzima rwose Murera ibintu bizaba ari uburyohe. Ubwo rero ngaye nguko niko bimeze muri equipe ya Rayon Sport muri uyu mugoroba. Nta nubwo ndabatwara iminota irenze, icyo nababwira ni ukomeza gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byacu bitandukanye bigezweho nk'ibi ngibi ubasha kubikurikira aho buri hose atandukanye. Ulayikinge, usharinge, uduhe ibitekerezo, ibintu byose bibe ari munange. Ubwo rero reka mbifurize kugira umugoroba mwiza w'inzobe kabisa. Ibiganiro ahangaha ntabwo bijya bihagarara, aya Murera agezweho yose icyo mba nkora ngewe ni ukuyakuzanira uko yakabaye. Reka mwifurize kugira ibihe byiza, umugoroba mwiza, bye bye, naho mu bindi biganiro.